umuhanuzi Ezekiel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 28. aya magambo andimo ndashaka ko tuyigana kandi n'ejo tuzongera twige iki gice cya mbere cya Ezekiel cyonyine gusa. niyo magambo twigana iyi minsi ibiri ari hano mu buhanuzi bwa Ezekiel igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 8. niyo magambo turi busome. reka dusome mu izina rya Yesu. mu mwaka wa 30 mu kwezi kwa 4 ku munsi wa 5 uko kwezi nari mu mbohe ku mugezi Kebari, ijuru rirakinguka maze mbona ibyo neretswe n'Imana. ku munsi wa 5 uko kwezi ari mu mwaka wa 5 umwami Yoyakimu ajyanywe ari imbohe. ijambo ry'Uwiteka ryeruriye ku mutambyi Ezekiel mwene Buzi ari mu gihugu cy'Abakaludaya ku mugezi wa Kebari, aho niho ukuboko k'Uwiteka kwamujeho. maze ngiye mbona umuyaga w'ishuheri uje uturutse ikasikazi. igicu cya rukokoma gishibaguzwa umuriro gikikijwe n'umucyo w'itangaza, kandi hagati y'uwo muriro haturuka ibara ry'umuringa ukuze. muri wo hagati haturutse ishusho y'ibizima bine, kandi uko niko byasaga, byari bifite ishusho y'umuntu, kandi buri kimwe cyari gifite mu maso hane, buri kimwe cyari gifite n'amababa 4, kandi ibirenge byacyo byari birambije. mu bworo bw'ibirenge byacyo hari hameze nk'umurwara rw'inyana, kandi byararabagiranaga nk'umuringa ukuze, kandi byari bifite amaboko y'umuntu munsi y'amababa yabyo, mu mpande zabyo uko ari enye. uko ari bine niko byari bifite mu maso habyo n'amababa yabyo. amababa yabyo rimwe ryari rifatanye n'irindi, ntabwo byahindukiraga bigenda, byose byagendaga umujyo umwe. mu maso habyo uko hasaga byari bifite nko mu maso h'umuntu, kandi byose uko ari bine bifite nko mu maso y'intare mu ruhande rw'iburyo, kandi uko ari bine byari bifite nko mu maso y'inka mu ruhande rw'ibumoso, kandi uko ari bine byari bifite mu maso y'igisiga. kandi mu maso habyo n'amababa yabyo hejuru byari bitandukanye, amababa 2 ya buri kimwe yahuraga n'ay'ibindi, kandi 2 agatwikira imibiri yabyo, kandi byose byagendaga umujyo umwe. aho umwuka werekeraga niho byajyaga, ntabwo byakebukaga bigenda. uko n'ibizima yari imeze byasaga n'amakara y'umuriro waka ngw'ingongi zisa. umuriro wagurumaniraga hirya no hino hagati y'ibizima. uwo muriro warakaga cyane, kandi muri uwo muriro havagamo umurabyo. ibyo bizima byarirukaga bigakimirana nk'umurabyo urabya. nuko nitegereje ibyo bizima, mbona mu ruziga rumwe ruri ku isi iruhande rw'ibyo bizima, imbere yo mu maso habyo uko ari bine. inziga n'imibarizwa yabyo uko zari zimeze zasaga n'ibara rya tarushishi, kandi zose uko ari enye zarasaga uko zari zimeze, n'imibarizwa yazo uko zari zimeze, n'imibarizwa yazo zasaga nk'aho uruziga rumwe runyura mu rundi ruziga. iyo zagendaga zerekeye mu mpande zazo enye, kandi ntabwo zateshwaga inzira zigenda. amagurudumu yazo yageraga hejuru bigatera ubwoba, kandi zose uko ari enye amagurudumu yazo yari yuzuyeho n'amaso. se turacyari kumwe bene data? amena, turi kumwe. atandukana. kandi ibizima iyo byagendaga, inziga nazo zaragendaga iruhande rwabyo, kandi ibizima byazamurwaga bikuwe ku isi, n'inziga zarazamurwaga. aho umwuka werekeraga hose niho byajyaga, kandi niho umwuka yashakaga kujya, inziga zikaba ariho zizamurirwa iruhande rwabyo. kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. iyo byagendaga nazo zaragendaga, byahagarara zigahagarara,
kandi iyo byazamurwaga bikuwe mu isi inziga nazo zarazamurwaga iruhande rwabyo kuko umwuka w'ikizima cyose wari mu nziga. Hejuru y'imitwe y'ikizima hari ikimeze nk'ijuru gisa n'ibirahure biteye ubwoba bibambwe hejuru y'imitwe yabyo, kandi munsi y'iryo juru amababa yabyo yari arambuye rimwe ryerekeye irindi, buri kimwe cyari gifite abiri atwikiriye iruhande rumwe, kandi buri kimwe gifite abiri atwikiriye urundi ruhande ku mubiri wabyo. Kandi uko byagendaga numva guhorera kw'amababa yabyo ari nko guhorera kw'amazi menshi kw'ijwi ry'ishobora byose, urusaku rw'ikiriri rumeze nk'urusaku rw'ingabo. Iyo byahagararaga byabumbaga amababa yabyo, kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari ijwi, nuko byahagarara bikabumba amababa yabyo. Kandi hejuru y'ikirere cyari hejuru y'imitwe yabyo hari igisa n'intebe y'ubwami isa n'ibuye rya safiro, kandi hejuru y'iyo ntebe y'ubwami hariho igisa n'umuntu uhereye mu rukenyerero rwacyo ukerekeza haruguru, mbona afite ibara nk'iry'umuringa ukuze, umuriro ukizungurije ku mubiri wacu. Kandi uhereye mu rukenyerero ugasubiza hepfo nabonye hasa n'umuriro, no mu mpande zacyo harabagirana. Uko umukororombya uba ku gicu ku munsi w'imvura uba umeze, niko kurabagirana kwari kwigose kwasaga. Ibyo byari igishushanyo cy'ubwiza bw'Uwiteka. Nuko mbibonye ngwa nubamye, maze numva ijwi rivuga amen. 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 Turongera kandi dusome ibyahishuriwe Yohana. Ibyahishuriwe Yohana igice ni icya 4. Igice cya 4 umurongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Imbere y'iyo ntebe hariho igisa n'inyanja y'ibirahure isa n'isarabwayi, kandi hagati y'iyo ntebe no kuyizenguruka hari ibizima 4 byuzuye amaso imbere n'inyuma. Ikizima cya mbere cyasaga n'intare, icya kabiri gisa n'ikimasa, icya gatatu cyari gifite mu maso hasa n'ah'umuntu, naho icya kane cyasaga n'ikizu kiguruka. Ibyo bizima uko ari 4 byari bifite amababa 6 byuzuye amaso impande zose no mu nda. Ntibiruhuka ku manywa na nijoro, ahubwo bihora bivuga biti uwera 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 niwe Mwami Imana ishobora byose, niwe yahozeho kandi iriho kandi izahora iteka ryose. Amen. Amen. Aya ni amagambo mwumvise menshi, rimwe na rimwe kuyasoma. Twasomye tekste ndende, dufite iminsi 2 turayivugaho uyu munsi kandi tuzanayivugaho n'ejo. Rimwe na rimwe iyo umuntu ayisoma hari igihe utahana ibintu bikeya ukiri musoma, ukumva ibyo ubashe gutora muri tekste uyisoma, wumva ari ibintu bitari byinshi cyane. Ari nayo mpamvu tuza gutinda ntidutake tuvuge ingingo imwe cyangwa 2, ariko tubashe kubyumva neza. Bwana asifiwe. Amen. Ezekiyeli ni umwe mu bahanuzi bakuru Bibiliya igiye itwereka, kandi wagiye ugaragaraho n'ubuhanuzi bukomeye bwo guhembuka kw'itorero, bwo guhembuka kwa Isiraheli. Ahanura amagambo y'ihumure, ahanura amagambo yo kongera, kandi bayita mu gifaransa ya restauration, yo kongera kandi gusanwa kwa Isiraheli no guhembuka kwa Isiraheli. Kandi iri yerekwa tubonye yarigize ari ku mugezi wa Kebari, kandi umugezi wa Kebari uherereye Babiloni. Yateruwe ajyanwa mu mwuka kuri uwo mugezi wa Kebari,
kugira ngo aje kongera kandi guhanura binyuze mu ishusho y'ibi bizima. Ibihe byiza Isiraheli yiteguraga kwinjiramo no kugarukamo ngo bave mu bihe by'uburetwa n'imibabaro n'ubucakara. Muri ibyo bihe Imana yamuhishuriye ishusho y'ibizima kugira ngo Abisiraheli bongere kandi bigane iyo shusho, ibabere icyitegererezo, ibabere amasomo abasha kubageza mu bihe byiza Imana yarimo ibategurira byo kuva Babiloni. Ndashaka ko tuganira hejuru y'amahame cyangwa se amabanga 15 Imana iradushoboza, ntabwo twayavuga yose uyu munsi. Aho turi bugarukire tuzakomeza n'ejo, ibyo ari byo byose tuzaba tuyashoje. Amabanga 15 aduhesha ubuzima bwiza bwa Gikristo, budutegurira kwinjira mu bihe byiza Imana irimo itegurira itorero n'imiryango yacu kuba mwizera. Amen. Amabanga 15 adutegurira kwinjira mu bihe byiza, twigiye ku rugero rw'ibizima umuhanuzi Ezekiyeli nawe yahishuriwe kugira ngo Abisiraheli babyigireho, hanyuma bibategurire kwinjira mu bundi buzima mu kindi gihe cyiza Imana yari iteguriye ubwo bwoko bwayo. Bibiliya itubwira neza ko Ezekiyeli ahanura kumwe n'abandi bahanuzi bakuru, bitwa abahanuzi bakuru kubera ko bahanuye ibintu byinshi. Ubwinshi bw'ubuhanuzi bw'ibyo bahanuye nibyo bibagira bakuru. Abandi bitwa abahanuzi bato kubera ko bahanuye bike. Icyo gihe nk'umwarimu w'ishuri rya Bibiliya, iyo twigisha iki gitabo tukavuga nk'uko mvuze, maze imyaka 12 ntanga amasomo ndigisha, ndi umwarimu w'ishuri rya Bibiliya. Abanyeshuri bahitaga batubaza ko basomye Bibiliya bakavuga bati ariko aba bahanuzi bitwa bakuru, hanyuma Zakariya we akitwa umuhanuzi muto, kandi Zakariya afite ibice 14 naho Daniyeli akagira 12. Kandi uvuze ngo umuntu ubuhanuzi bwinshi bwahanuwe cyangwa se uwanditse ibintu byinshi akitwa mukuru, uwanditse bike akitwa muto. Ubirebye nanone usesenguye wisubiye inyuma, ujya usanga nubwo Daniyeli afite ibice 12, ubuhanuzi bwe ni bwinshi cyane, harimo amagambo menshi kuruta aya Zakariya wanditse 14. Nubwo amasapitire yari menshi ariko amaverse ni make, kandi n'ubuhanuzi bwe ntabwo ari bwinshi n'ubukeya paraporo n'ubuhanuzi bwa Daniyeli. Aba bahanuzi kandi bahagarariye ibihe bine bitandukanye by'itorero. Umuhanuzi Yesaya ni umuhanuzi uhagarariye ibihe by'agakiza. Ubuhanuzi bwe cyane ahanini bwuzuye agakiza, bukunze kuvuga hejuru yo gukizwa y'agakiza ka Isiraheli. Ndetse bikanahanura, Yesaya akanahanura n'umukiza uzavuka. Yesaya agakomeza ahanura avuga gutunganyiriza Uwiteka inzira bwa buhanuzi Yohana yahanuye umubatiza. Burya yavuze ngo n'ijwi ry'urangurura mu butayu. Ntabwo byari bimushikiye gusa, yari abivomye higa kwa Yesaya. Ku gice cya 40 na 41 uzahasanga ubwo buhanuzi buriya bwa Yohana umubatiza. Yateguraga inzira y'agakiza. Ni umuhanuzi uhagarariye igiterane cya Noheli, hanyuma Yeremiya nawe agahagararira igiterane cya Pasika, kubera ko ni agakiza kava mu mibabaro. Ni umuntu Imana yahamagaye imikoresha byinshi, kandi imubwira ko ikomeje uruhanga rwiwe, iramubwira ngo imuhamagariye kurandura no gusenya no kubika no gutera imbuto
ya magambo yose mujya muyasoma. Bibiliya ikavuga ngo Yeremiya bimutera ubwoba bukomeye, aravuga ngo n'umwana muto kandi ntacyo yashobora gukora muri ibyo byose. Imana iramubwira ngo imukomeje uruhanga kandi iramubwira ngo imbere yawe urarora iki. Yeremiya aravuga ngo ndarora inkoni. Imana iramubwira ngo uko niko n'indi jambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Yeremiya yishimira kubana n'Imana, yishimira kubana n'Imana muri uwo murimo w'ubuhanuzi. Agitangira guhanura abanza gushimwa n'abantu b'iwabo muri Anatoti, ndetse urubyiruko bagenzi be ngo baramushimagiza cyane. Ariko Imana iramubwira ngo ntubizere ibyo bakubwira, baragushuka kuko barimo barakuvugiriza ibindi inyuma yabyo. Yeremiya akomeza guhanura, abahanuzi bagenzi be ntibazishimira, baramukubita. Yewe n'abatambyi ba kolege ba papa we mwumvise ko na papa Yeremiya yari umutambyi, nabo baramukubita ibikomangoma, nuko baramukubita. Bibiliya iravuga ngo haza kuza umutambyi mukuru witwa Pashuri, haza kumukubita no kumushyira mu mbago mu mwobo. Yeremiya afungirwa igihe kinini cyane, arababara. Bibiliya iravuga ngo Yeremiya aza gutaka, aravuga ngo warashutse nanjye nemera gushukika. Ararira cyane ababazwa n'umuhamagaro Imana yamuhamagaye, kuko yari atangiye kubizira abikubitwa. Bibiliya ikavuga ngo aza gukurwa mu rwobo n'umunyetiyopiya witwa Ebedi-Meleki. Aza kumuvana muri iyo mbago, amuvanamo. Yeremiya arakira. Ariko Imana iramubwira ngo Yeremiya we, hoza ijwi ryawe, we kurira, n'amaso yawe ye gutemamo amarira, kuko umurimo wankoreye uzaguhesha ingororano. Amen. Amen. Ndagira ngo mbabwire ngo ibitubabaza Imana irabibona. Muri uyu murimo n'ibitugora Imana irabiruzi, kandi Imana irabizi ibyo twayikoreye. Nawe muri uru rugendo rw'umuhamagaro wawe n'ibyo wahuye nabyo, ndagira ngo ukomeze muri iki gitondo uhoze ijwi ryawe n'amaso yawe ye kubabara no gutembamo amarira. Umurimo wakoreye Imana nubwo abantu batahuha agaciro, ariko Imana irahuze, izabiguhera imbere. Amen. Amen. Ubundi Yeremiya nyuma yagize n'igihe yandika n'amaganya, yanditse n'amaganya ye. Byumvikana ko byari ibibazo bimukomereye muri uyu muhamagaro. Ezekiyeli ariwe dusomye, nawe ni umuhanuzi uhagarariye Pentekote, ahagarariye inkuru z'umwuka wera. Izi zose tumaze iminsi twumva ubuhanuzi bwazo, ahanini usanga Ezekiyeli ariwe wagiye ubuhanura. Yahanuye iz'amagufwa yumye, uburyo umuyaga waje n'ikimenyetso cy'umwuka wera, amagufwa agasubirana ubuzima, abantu bakirema inteko, imitsi ikajyaho n'inyama zikajyaho. Ezekiyeli yahanuye iby'amazi, ahanura imigezi y'amazi itemba iva hariya mu rusengero. Irebe ry'amazi riratemba metero 1000. Bibiliya ivuga ngo akomeza kugenda atemba mu bugombamari, mu mavi, mu rukenyerero, ubu umugezi munini utabasha kwambukwa. Yahanuye iby'ibiti byameze ku nkombe, iyo ni rezilita z'umwuka wera w'Imana. Ibyo byose Ezekiyeli yagiye abihanura, kandi ibyo byagaragazaga umwuka wera uzasukwa ku gihugu cya Isirayeli, n'umwuka wera uzasukwa mu itorero. Ariyo mpamvu ari umuhanuzi wo guhembuka w'imbemburo wa restoration, wo kugarura ibihe byiza aho bitari, ugarura ibihe byiza mu mapfa. Ari nayo mpamvu twasomye aya magambo ngo turebere hamwe amabanga 15 Yeremiya Imana yamuhishuriye mu ishusho y'ibizima. Ashobora kugarura ibihe byiza ku Bisirayeli ndetse no ku itorero, ibihe byiza twenda kwinjiramo. Imana irimo itegurira itorero, hariho amabanga menshi yazo, ariyo tuzaganira iyi minsi ko ari 2. Danieli nawe yahanuye iby'iminsi y'imperuka, ni umuhanuzi uhagarariye imperuka eschatologique, iminsi ya nyuma, iminsi yo kuzamuka ku itorero. Nguko abo bahanuzi bane barepresenta ibihe bine by'itorero.
ibyo twari tuvuye kuvuga. Ezekiyeli rero aterurwa ajyanwa Babiloni. Mu minsi ishize twizwiye hamwe na pasiteri Nkunabantu, umushumba umubyeyi wacu atuganiriza amagambo avuga ngo ni gute twanezeza Imana turi i Babiloni. Yagaragaje kwerekana Babiloni, arayidekiriva iyo ariyo, ariko kandi hariho na Babiloni yo mu buryo bwo mu mwuka iyo ari muri kino gihe aho umuntu wese aherereye. Hari imirimo ya Babiloni murimo mubona igenda igaragara isesekara hirya no hino. Ariko se ngo twakwitwara gute, twabasha kugenda gute, twabasha kuba muri Babiloni dute? Hari amahame yatugaragarije menshi n'ubu tumushimira, yahishuriwe n'ijambo ry'Imana ayadufasha uburyo twakwitwara muri iyi si iri imeze nka Babiloni, irimo ibintu byinshi bikomeye bibi birimo bigenda bisubiza abantu babaye abakristo inyuma, kandi birimo bigenda bicogoza abantu benshi bagenda bananirwa. Rero Ezekiyeli yajanywe Babiloni. Impamvu Abisirayeli bagiye Babiloni ni iki? Abisirayeli ni imiryango 12 murabizi. Iyi miryango 12, imiryango 10 yagiye mu majyaruguru bitewe n'inama mbi abasore bagiriye umwami wari wimye. Hanyuma bituma igihugu gicikamo imiryango 10 ijya mu majyaruguru, hanyuma indi miryango 2 isigara mu majyepfo. Mu majyepfo hasigaye umuryango wa Yuda kandi n'uwa Benyamini, ariko bose bitwa Abayuda. Hari impamvu yatumye Benyamini asigarana na Yuda. Bagiranaga ubumwe budasanzwe, bagiranaga partnership ikomeye. Uhereye igihe Yuda yagiye kwitangira Benyamini yagaragaweho n'ubujura, igihe Yosefu yashakaga mukuru we kumugumana, ariko Yuda yaravuze ngo nzamujyana mugarure kuko umwami Farawo yaramudutumye. Ndimo ndihuta cyane kuko izo nkuru murazizi. Ariko bigeze iriya Benyamini basanga Yosefu ashaka kumugarura, ngo ashake kumugarura, ashake kumugumana nako. Yuda nawe akaba yararahiriye papa we ko azamuzana, kandi papa gutanga Benyamini byari byamukomereye kubera ko yaravuze ngo Benyamini namutanze aragiye, sinshobora kumutanga kubera ko na mukuru we Yosefu ntazi iyo yagiye. Sinakomeza kugira umubabaro w'abana barasheri, abana banjye ngo bandere umubabaro nasigaranye b'imfubyi. Ariko Yuda aravuga bati ni ukuri papa umwumbe ndamujyana kuko bamwigombye mu Egiputa Farawo, nzongera mugarure. Bibiliya iravuga ngo Benyamini mukuru we ashaka kumurekipera ngo agumane nawe, agasangira nawe, bakajya mu cyumba akarira, akongera akagaruka, ashaka inzira zose yagumana nawe ntibyakwemera. Ageze ubwo bamushyiraho ubujura, igikombe ngo cy'umwami agishyira mu mufuka we, bamwohereza abasirikare bamufatira mu butayu mu nzira, baramugarura nk'imfungwa. Yuda azirikana isezerano yagiranye na papa we ko azamujyana akamugarura. Yuda aragenda aramwitangira, aravuga ngo uyu mwana narahiye ko nzamugarura, none ibihano mumukatira igifungo mwamuciriye, inkoni mwamukatiye, igihano cyose mwamuciriye njyewe wanjye mugishiraho. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri Kristo. Ni nayo mpamvu Yesu Kristo akomoka mu muryango wa Yuda, nuko Yuda nawe yitangiye Benyamini. Uriya iyo muvuga ngo Yesu intare yo mu muryango wa Yuda, hariho ibintu nka 7 bigaragaza uburyo Yesu yavutse mu muryango wa Yuda. Kimwe n'icyo ngicyo nuko Yuda yitangiye Benyamini, ibindi ni 6 cyangwa se birenga 7. Ntacyo ngiye kubivugaho kubera ko ndashaka ko twinjira muri amabanga yacu ya Ezekiyeli. Amen. Amen. Hanyuma Bibiliya ikavuga ngo Yuda agumana na Benyamini hariya hepfo, basigara mu rusengero rwa Yerusalemu. Imiryango 10 nayo ijya mu majyaruguru. Igiye mu majyaruguru ya miryango yivanga n'abanyamahanga, havuka Abasamariya. Iyo mwumva Abasamariya ni abantu bavuka ku Bisirayeli n'abanyamahanga. Imana ibabazwa nuko bivanze. Imana ndishaka ko abantu bivanga, ishaka ko umuntu ativanga uko yahamagawe ariko akomeza.
turaza kubigarukaho ijambo ry'umuhamagaro. Nyuma yabwo Imana irabakubita ibajyana muri Ashuri, bajyayo bamarayo igihe kinini. Ikindi cyatumye ibakubita ibavana muri Ashuri, icyo ni icyaha kimwe cyo kwivanga. Icyaha cya kabiri ni uko batongeye kujya gusengera i Yerusalemu. Yerusalemu naho hari urusengero rwari rwarubatswe rwiza rwarimbishijwe rwa zahabu. Hanyuma bagiye mu majyaruguru ntibongera kugaruka gusenga, bibagirwa guterana. Kandi murabizi mu Baheburayo haravuga ngo ntimukirengagize guterana kuko ngo abantu benshi bazirengagije bararembutse. Zefaniya wakavuga ngo nzateraniriza hamwe abantu bakumburaga guterana kwera, kandi ngo abahoraga bababazwa n'ibibakoza isoni. Abantu bakunda amateraniro yera, Imana ifite isezerano ko izongera kubateraniriza hamwe. Amen. Amen. Bibiliya ikavuga ngo icyaha kindi bakoze ni uko bafashe urugendo rwo ntibajya i Yerusalemu, ngo bakajya bajya gusengera ku musozi wa Ebali na Gerizimu. Umusozi wa Ebali na Gerizimu bahasengeraga. Iyo usomye igitabo cya Yesaya usanga kuri Ebali na Gerizimu bahasengeraga ibintu bibiri. Icya mbere, kuri Ebali bajyaga kuhasabiraga umugisha. Iyo bashaka umugisha bakawusabira kuri Ebali, bashaka umuvumo ufite umubabaro n'uwahemukiwe na mugenzi we yajya gusaba umuvumo ko wajya kuri urwo rugo akajya kuri Gerizimu. Ibyo Imana ntiyabishatse, barorerera gusengera i Yerusalemu bakajya gusengera kuri uwo musozi. Nicyo gihe Yesu yaje aravuga ngo igihe kiraje kandi kirasohoye, ngo basenga data mu by'ukuri, ngo batazongera kumusengera kuri uyu musozi, ahubwo bazamusengera mu kuri no mu mwuka. Amen. Haleluya. Bari kubavana ku misozi basengeraho kandi bagasenga amasengesho adakwiriye, ahubwo ngo bazasenge data mu kuri no mu mwuka. Bavuye kuri uwo musozi, Bibiliya iravuga ngo bakajya bajya gusengera kwa Dani, kwa Dani muri kontre cyangwa se ku butaka bwo kwa Dani. Dani ashinze ikirwamana Dani yashinze, ngo azana umutambyi wari uvuye mu muryango wo kwa Lewi. Hanyuma ngo batangira gutanga ibitambitso kirwamana. Imana irababara. Iyo urebye igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohana igice cya 7, mu Byahishuriwe Yohana aho havuga imiryango, igice cya 7 umurongo wa 5, hajya havuga imiryango yagiye ishyirwaho ikimenyetso. Muri iyo miryango yose umuryango wa Dani ntubamo. Kubera ko utabamo nuko ni umuryango usa naho uhagarariye ibigirwamana. Uwo muryango ibigirwamana byose ababisenga ntabwo bazashyirwaho ikimenyetso, kandi nta kimenyetso cy'umwuka wera kibariho. Abo ngabo no kurengerwa ntibazarengerwa, abo ngabo mu bazataha ijuru ntibarimo, kubera ko basenga ibigirwamana. Ibyo ngibyo byatumye umuryango iriya nzu z'amajyaruguru nabo bongera gukubitwa kubera ibyo byaha byinshi, ngo bajye bisanga bari Babiloni. Hanyuma uriya miryango y'epfo ibiri twari twatangiriyeho, Yuda na Benyamini, nabo hari ikintu baje gukosa. Abami bagiye basimburanwa bariya bami. Bibiliya ivuga ngo bakomeza wa mwuka wa Salomo. Umunsi yubaka urusengero, Bibiliya ivuga ko yubatse urusengero akazana isanduka ry'isezerano. Mu isanduka ry'isezerano ngo ntiyagiramo ikintu ashiramo, avanamo inkoni ya Aroni, atesha agaciro ubutambyi, avanamo inkoni ya Aroni. Uzabisanga hariya mu gitabo cya 2 cy'Ibyo ku Ngoma igice cya 5 umurongo wa 11. Bibiliya iravuga ngo umurongo wa 10, mu isanduka nta kintu cyabagamo keretse ibisate bibiri Mose yashyiriyeho i Horebu ubwo Uwiteka yasezeranaga n'Abisirayeli isezerano bava mu Egiputa. Aha ni umurongo wa 10 ku gice cya 5 Ingoma za 2. Bivuga ko gutesha agaciro ingoni, yatesheje agaciro ingoni y'ubutambyi. Ndimo ndashaka kuvuga ko ibintu ahanini bikunze kuzanira abantu akaga ni ugutesha agaciro umurimo wa gitanzi, ukiyandagaza ukawutesha agaciro. Mu by'ukuri n'Imana yabahamagaye, n'Imana yahamagaye abakozi b'Imana, abapasiteri
n'amashuri irabahamagara irabakoresha iyo wihandagaza ukatesha agaciro uwo murimo n'Imana uba utesha agaciro ibyo byababaje Imana kubera ko batesha agaciro inkoni y'igitambwe ikindi batesha agaciro ni impano ni ijambo ryayo kandi ni Yesu Kristo mano nayo ntayo yabonetse mu isanduka y'isezerano ngibyo ibintu byababaje Imana bikomeye gutesha agaciro mano ndetse n'inkoni y'igitambwe ibyo bituma umuryango wa Yuda na Benyamini nabo bajya kwisanga bari i Babuloni hari ibintu bito dushobora kubona ko ari bito ariko bibabaza Imana ujya kwisanga ugasanga uri Babuloni kubera ko udaha agaciro ijambo ryayo kandi udaha agaciro abo yahamagaye bamara imyaka 70 bayimaze bari mu buretwa ariko Imana ibategurira ibihe byiza byo kubavana muri ubwo buretwa ishaka kubinjiza mu kindi gihe Imana yifuza ko bashaka kwinjiramo. Amen. Haleluya. 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 muri icyo gihe Imana yashatse kubinjizamo nicyo gihe yajyanye umuhanuzi Ezekiyeli ngeze ku magambo twasoma kugira ngo twumvire iri jambo kwari ukuvuga ibyo bintu byose noneho bakisanga bari Babuloni noneho mwumve icyo Imana yakoze kugira ngo basubirane kandi ishusho yabo ya kera basubirane bwa bwiza bwabo bwa kera basubirane ya masezerano yabo ya kera ya masezerano yabo yongere kandi asure byari ibihe byiza Imana yategura icyambere ngurira mu Ezekiyeli ngo yumva ijwi rimuhamagara yumva umuhamagaro ijwi riramuhamagara Imana yamuhamagaye ntabwo wahamagawe n'umuntu ntabwo ukorera umuntu ujye umenya ko ukorera Imana yaguhamagaye nta bantu dukorera nta muntu wamamagaye nta muntu waguhamagaye nta muntu wakuzanye muri ibi ngibi ni Imana yabiguteretsemo Imana irashaka ngo kugira ngo dutegure ibihe byiza biri imbere ni ukongera kandi tukazirikana umuhamagaro wacu. Amen. Amen. Niyo ngingi ya mbere ibanga rya mbere ni ukuzirikana guhamagarwa kwacu. Bibiliya iravuga ngo bene data muzirikane umuhamagaro wanyu kuko abanyabwenge bahamagawe si benshi abakomeye si benshi n'imfura zahamagawe si benshi Imana yatoranije abaswa kugira ngo ikoze ibikomeye abakomeye isoni yatoranije ibihinyurwa ibitariho n'ibyo Imana yashatse gukoresha kugira ngo ikoze ibikomeye isoni iyo bavuga abanyabwenge baba bavuze abagiriki bavuga nanone abakomeye bakavuga leta y'abaroma bavuga imfura bakavuga abayuda abo nibo Pawulo yashakaga kuvuga Imana yari yongeye kubabwira ngo yemwe Isiraheli muri Babuloni ikintu cyatumye mugera ahantu nuko mwirengagije umuhamagaro wanyu mwirengagiza aho mwahuriye n'Imana mwirengagiza ryajwi rya mbere ryabahamagaye hari icyo ryababwiye iyo umuntu ahamagarwa agahura n'Imana ari iby'Imana imubwira hari iby'Imana hari amakondisiyo y'Imana hari uburyo ushikirana n'Imana Imana irashaka ngo kugarura ibihe byiza byawe wongera wibuke aho wahuriye n'Imana wongere kwibuka umuhamagaro wawe wongere kwibuka aho mwakubitaniye aho mwasakaniye n'Imana aho mwahuriye n'Imana ryajwi ryaguhamagaye n'icyo ryakubwira. Haleluya. Haleluya. Imana irashaka kudusubiza kandi muri rya jwi ryaduhamagaye rya mbere Imana yabwiye Aburahamu iramuhamagara ngo va mu gihugu cya so siga so va mu gihugu cy'Abakarudayi va muri icyo gihugu simba ishaka va aho hantu simba shaka va muri ibyo urimo simba ishaka ubivemo uze nkwereke igihugu nzakwereka nkwereka aho nkujyana Imana ihamagara Aburahamu nzaguhindura ubwoko bukomeye nzaguhindura umugisha abazagwifuriza umugisha azabaho umugisha aho ni ku gice cya 11 ku gice cya 12 ariko iyo usubiye inyuma ku gice cya 11 Aburahamu yahamagaranywe na Tera ariwe papa we ngo barajyana kandi bari bafite intego yo kujya i Kanani n'ubisoma ngo bahagurutswa none kujya i Kanani igice cya 11 umurongo wa 31 aravuga ngo Tera ajyana na Aburahamu umwana we na Loti mwene Harani umwuzukuru we na Sarayi umukazana we umugore wa Aburahamu umuhungu we bava muri Uru y'Abakarudaya barajyana bavanwayo
bavanwayo no kujya mu gihugu cy'i Kanani. Urumva bari basangiye objectif, bari basangiye intego yo kujya i Kanani. Ariko nukomeza gusoma ukagera hepfo urasanga Bibiliya ivuga ngo tera ngo abishingukamo, tera bivamo iminsi tera yaramye n'imyaka 205, tera ngo apfire Harani. Tera ntiyagera i Kanani, yahagurutse ajyana n'abandi bajya i Kanani, ariko ntiyagerayo, apfirayo. Murabyumva ko yaraguyeyo ya objectif, intego kwari ukujya mu ijuru. Ahamagaranywe na Aburahamu bajya mu gihugu cy'amasezerano cy'i Kanani, ariko bagezeyo bahura n'imbogamizi nyinshi, bahura na za obstacle nyinshi, bahura n'iterambere rikomeye, bahura n'ibintu bihinduriza. Nabo barahinduka, bahinduka nk'abandi. Tera ahinduka nk'abandi. Tera asiga umuhamagaro, tera ararorera, tera ntiyakomeza. Ijwi ryamuhamagara rimujyana i Kanani ntiyariha agaciro, aha agaciro ibindi bintu bitandukanye. Bibiliya iravuga ngo apfira i Harani, ntiyakomeza. Bene data, ni byiza guhamagarwa, kuzirikana guhamagarwa kwacu kugeza turangije urugendo neza. Amen. Turangije urugendo neza, dusubire muri wa muhamagaro kugeza tugeze i Kanani, turangije urugendo kandi tukarurangiza amahoro. Bibiliya ivuga, Pawulo yandikira urwandiko rw'Abafilipi, arababwira, uzasome igice cya 3 ngira ngo umurongo wa 4, yandikira Abafilipi, arababwira ngo ndamaranira kugeraho ndutunganywa ngo ingororano zo guhamagarwa kw'Imana muri Yesu Kristo kwavuye mu ijuru. Umuhamagaro wacu wavuye mu ijuru, kandi turamaranira, turahatana, turarwana. Barasifiwe. Turahatana, turarwana. N'ibihe byinshi tunyuramo, n'ibindi bikomeye tunyuramo, turahatana, turarwana, kandi turimo turahatana kugira ngo dutunganwe. Haleluya, dutunganwe. Turimo turakorana, dutunganwe umunsi ku wundi, dutunganwe kugira ngo duhabwe ingororano zo guhamagarwa kwacu kwavuye mu ijuru. Amen. Mana ishimwe, ngiki ibanga rya mbere riduhesha kwinjira mu bihe byiza, ni ukuzirikana umuhamagaro wacu kandi tukawutunganirizwamo, tugahatana, tukarwana kugira ngo dutunganirizwe mu muhamagaro wacu. Tuzirikane guhamagarwa kwacu kuko bahamagawe imfura n'abakomeye, kuko twabivuze sinisi, ariko Imana yahamagaye aboroheje irabahamagara kugira ngo izabageze mu gihugu cyo mu ijuru. Zirikana wahuye n'Imana wa munsi. Umuntu wese muri ibi byaravuze ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga, ubwo Yesu yinjiraga muri njye, none mu mutima wanjye huzuye ishimwe rikomeye cyane. Komeza iryo shimwe, uzirikana aho mwahuriye n'Imana, ntihagire ikintu kikurangaza. Ibintu byose ni byinshi mu isi, hari ibintu biturangaza, ariko kugira ngo dushyirwe mu bihe byiza Imana dutegurira kutwicazamo, nuko dutumbira Yesu wenyine. Umwanditsi w'Abaheburayo yaravuze ngo dutumbira Yesu wenyine. Haleluya. Niwe banza ryo kwizerwa kandi niwe uzagusohoza. Ngiryo ibanga rya mbere ritujyana mu bihe byiza, ni ukuzirikana umuhamagaro wacu. Amen. Icya kabiri twasomye hano mu gitabo cya Ezekiyeli, ngibyo bizima byari bifite mu maso ngo hameze nk'intare, hasa n'inka, hasa n'umuntu, ndetse ngo n'ikizu. Ni ibintu bine byavuzwe, ni ibintu bine ibyo bizima. Yewe Ezekiyeli, bwira Abisirayeli, ndashaka ko mu maso habo bongera gusa n'intare, mu maso habo hagasa n'inka, mu maso habo hagasa n'umuntu, mu maso habo hagasa n'ikizu. Ibyo bishatse kuvuga iki? Intare ni umwami w'ishyamba. Intare irareperezanta ubwami. Imana irashaka kongera kutwitegereza mu ruhanga rwacu, ibone mu bwami bwayo, ibone ubwami bwayo. Hari abantu iyo ugenda mu muhanda rimwe na rimwe wabona umuntu ugahita uvuga ngo ni umukristo, kubera ko uko arimo agenda gusa konyine n'imivugire. Ndabyibuka neza abakristo bageze muri Antiyokiya, ntabwo ari bo bivuze ngo ni abakristo, ahubwo abantu baravuze ngo aba ni abakristo. Bageze muri Antiyokiya bwa mbere ni abantu batemanye. Habe na Yesu, hari umunsi umwe Yesu yari mu muhanda arimo agenda avuye i Galilaya, uzabisome bese, wahura n'umuntu wari wuzuye imyuka mibi, abadayimoni, warwaye abadayimoni. Uwo muntu wari wuzuye imyuka, ngo aravuga bati ndakuzi wowe, ndakuzi, uri uwera w'Imana.
ni ukuvuga ngo uwo mudayimoni yatanze temoyaje ya Yesu, aramutemonya Yesu atarigera ikintu na kimwe avuga. Ni uko ariko Imana ishaka. Imana irashaka kongera kutureba aho dukorera, aho twicaye mu kazi wacu, mu maofisi, mu mirimo dukoramo ya buri munsi, tugenda mu muhanda, turi mu rusengero, irashaka kutubonamo. Sifa kwa Mungu, ubwami bwayo. Mu maso y'ibizima hasaga n'intare, hagaragaraga ubwami bw'Imana. Ni nayo mpamvu iriya sengesho Yesu yasenze aravuga ngo nimujya gusenga mujye muvuga ngo data wa izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Imana irashaka kubona ubwami bwayo mu ruhanga rwacu, mu maso yacu, mu mivugire yacu, mu migendere yacu, mu mikorere yacu, mu mibanire yacu n'abandi. Amen. Haleluya, haleluya. Imana irashaka kubona ubwami bwayo, irashaka kubona ubwami bwayo, irashaka ubwami bwayo, irashaka trezoro yayo, irashaka umutungo wayo, irashaka ubwami bwayo mu bo yahamagaye. Ibyo ni ibanga rikomeye riduhesha kugera mu bihe byiza Imana irimo dutegurira. Yongeye kubona imubona afite ishusho y'inka, biriya bizima byari bifite ishusho y'inka. Ishusho y'inka ni umurimo, ni inka zirahinga, ni ibimasa bihinga. Ni Yesu yerekana mu butumwa bwiza bwa Marko, yerekana nk'umukozi, yerekana nk'umukozi. Imana irashaka kutubona nk'abantu bayikorera. Yesaya we hano yaravuga ngo mugende mubwire abakiranutsi ko bazagubwa neza, kuko bazatungwa n'imirimo y'amaboko yabo. Imirimo dukora, ya mashimwe dutanga, bya bindi byose duhiga, tujye tubikora tutinubira, tutibaza ngo se biragenda bite, tutibaza ngo se amafaranga koko dutanga. Reka kwibaza kuri ibyo. Nyanyagiza imbuto zawe. Mu gitabo cy'umubwiriza aravuga ngo zinyanyagize, uzishyire mu muntu uzinyanyagije mu nyanja, ngo zizakugarukira. Niba iyi mirimo dukora itanatugarukiye turi muri iyi si, izagarukira n'abana bacu. Kuko Bibiliya iravuga ngo nari umusore none ndashaje, sinabona umukiranutsi arekwa cyangwa se ngo urubyaro rwe rusabirize. Ushobora kubiba uyu munsi hakazasarura abana bawe. Niyo mpamvu Imana ishaka ko tuyikorera tutivovota, tukayikorera neza, tukayikorana urukundo. Umuririmbyi yaravuze ngo abakoranaga urukundo banasifiwe. Haleluya. Ngo bazahora bamunezeza bamuhimbaza iteka ryose. Amen. Nuko ishusho y'ibizima yasaga n'inka, kandi uko yasaga n'inka kwari umukozi, kwari ukugira ngo Imana yongere tubone nk'abantu bayikorera, abantu barimo bayikorera. Icyo Imana ishaka, irashaka tubona nk'abantu bakora kandi bakiranuka, inyangamugayo, dufite umwete wose, tuyikorera n'umwete wose, dufite umurava. Abakozi Imana ishaka bayikorera bafite umwete n'umurava kandi buzuye n'urukundo. Amen. Icya gatatu, bizima byari bifite ishusho y'umuntu. Ishusho y'umuntu ni uko Yesu yerekanye mu butumwa bwiza bwa Luka, yerekanye nk'umunyempuhwe. Muzabisoma hariya n'ubundi mu butumwa bwiza bwa Luka, ziriya nkuru aho umuntu umwe yavuye i Yerusalemu ajya i Yeriko, agwa mu gicu cy'abambuzi. Bibiliya iravuga ngo icyo gicu cy'abambuzi yaguyemo, yaje umusamariya mwiza yamugezeho, bamugirira impuhwe, ariko abandi bamunyuraho, abatambyi n'abalewi, ariko umusamariya ngo amugirire impuhwe. Muri izo mpuhwe yamugiriye, niko Yesu ashaka kutubona. Arashaka kutubona nk'abanyempuhwe, twongera kandi kugira impuhwe mu bantu tubana. Tugire impuhwe n'abo dukorana, tugire impuhwe n'abo dusengana, twuzuye umutima w'impuhwe. Iyo havuga impuhwe haba havuze umutima w'imbabazi, haba havuze umutima w'urukundo. Imana irashaka kutubona nk'abanyempuhwe, nk'abantu bababarirana. Niba hari ikintu cyakugoye, ukaba hari umuntu waguhemukiye, warananiwe kumubabarira, ubwo iyo shusho ntabwo Imana ishaka. Nta nubwo uzigera ugera ku bihe byiza byawe Imana yifuza kukugezaho warananiwe kubabarira. Ni ngombwa rero kubana tubabarirana, kubaho ubabarira, wuzuye impuhwe, wuzuye n'imbabazi. Hari umuntu waguhemukiye uwo ari we wese, cyangwa se hari ibintu byagukomerekeje, renga iyo ntambwe ubabarire, ube nk'umuntu wuzuye impuhwe. Kugira ngo ibihe byiza bikuzeho, nuko muri wowe huzuye umutima w'iki? Umutima w'imbabazi. Ubabarire na Yesu. Bibiliya iravuga ngo umunsi Stefano
akimara kuvuga ayo magambo mu ijuru rirakinguka mubona umwana w'intama w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana abona Yesu ahagaze umutambyi ahagaze iburyo bw'Imana niwe muntu wenyine wabonye Yesu ahagaze abandi bagiye na Yohana yamubonye yicaye asa naho yarangije imirimo ariko Stefano yabonye umwana w'intama ahagaze iburyo bw'Imana ibi bivuze iki bivuze ko Imana Yesu ntarigera yicara Yesu aracyahagaze n'ubu nicyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo mwijuru imbere y'Imana mfite umuntu uvugira ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo reka mbabwire ko umutambyi iyo yakoraga umurimo wa gitambyi ntabwo yawukoraga yicaye yawukoraga ahagaze niyo shusho Stefano yabonyemo Yesu Kristo kandi cyatumye amubona muri iyo shusho nuko yateye intambwe arababarira reka nkubwire ngo ntabwo ushobora kubona ishusho ya Yesu muri wowe nta mbabazi zirimo gira umutima w'imbabazi kugira ngo ubone ishusho ya Yesu nawe akwicaze mu bihe byiza by'amasezerano yawe ari imbere amen ibizima kandi cyasaga n'ikizu ndi ku ibanga rya kabiri gusa ishusho y'ibizima intare inka umuntu umunyembabazi hanyuma ikizu ntabwo kivuga ibintu byinshi ariko kigereranywa n'umwana w'Imana kikongera kandi kigereranywa n'umukristo ikizu kigira ishusho nyinshi kijya gitera amagi abiri kikayatera mu cyari asiza kikarerera imishwi yacyo cyangwa se ijana ryayo kikabirerera mu cyari kirimo amahwa abana bagaba mu mahwa mu bigaragazo bikomeye hanyuma kikabatumbagiza bakaguruka bikajya hejuru kikongera ikizu kikamanuka kikabasama ikizu nuko niyo mikorere yacu n'umwana kigereranywa na Yesu Kristo Imana irashaka kutubonamo umwana wayo niyongera kutureba igitubonamo ishusho ya Yesu Kristo amen ntitubone nk'abanyamubiri ntitubone nk'abantu bakorera mu mubiri nk'abantu bagendera mu mubiri bareyajire mu mubiri Imana irashaka kubona ishusho yayo ishusho y'umwana wayo muri twebwe amen mu minota 6-8 isigaye ndakoresha iminota ine kugira ngo nje gusiga iyindi yo gusuhuza hanyuma Ezekiyeli ngo yongeye kubona abona bya bizima bifite amaso iyo ni ibanga rya gatatu ibizima byagiraga amaso imbere n'inyuma ndetse no mu nda iyo ni ibanga rya gatatu abona ishusho y'ibizima ngo byari bifite amaso imbere n'inyuma ndetse ngo n'amaso yo mu nda kubera ko ibyo bizima bifite amaso y'imbere bikagira amaso y'inyuma bikagira n'amaso yo mu nda bitwigisha ni ayahe masomo tuvanamo amaso y'imbere ni amaso atwereka igihugu cyiza kidutegereje kiri mu ijuru muri ibi byaravuze ngo niba tuzirirwa mu isi twe kwiraramo kandi niba tuzarara mu isi twe kuyirirwamo Yesu ngo azaza kujyana be abakure muri iyi si reka twongere kandi twe kunezezwa n'ibyo tubona twe kwishimira n'ibihugu bitandukanye Imana yagiye iduterekamo bifite iterambere ry'uburyo budasanzwe twe kurangazwa n'uyu muvuduko w'isi iyi si irashira kandi irashira no kwifuza kwayo ahubwo nitwongere tugire amaso y'imbere dutumbire igihugu cyiza umwami Imana arimo dutegurira dukore nk'abantu bitegura kwimuka tuva muri iyi si vuba tuyikorere cyane nk'abantu bazimuka ku munsi wese Bibiliya iravuga ngo ibyo zatumye ngo Aburahamu ngo abanamwo n'urubyaro rwe ngo baba mu mahema ngo kuko batumbiraga umurwa haleluya Imana yubatse ikongera kandi ikawurema ntibigeze bafatwa cyane n'iterambere ntibigeze bafatwa cyane n'ibintu bitandukanye ahubwo ngo aba mu mahema ngo kuko yatumbiraga umurwa Bwana asifiwe Imana yubatse ikongera kandi ikawurema
Amen. Oh, haleluya. Amaso y'imbere ajya duhishura igihugu cyiza kidutegereje mu ijuru. Umuririmbyi yaravuga ngo igihugu cyiza kiradutegereje mu ijuru, ngo kizicarwamo n'abatowe na Yesu. Kandi iminsi turimo niko ihita n'ingoga, ngo uwihanganye azaragwa icyo gihugu. Ni ubwami bw'Imana hakurya hariya budutegereje. Bakristo bavandimwe, ibihe byiza twenda kugeramo, reka tugire amaso y'imbere akomeza kandi kutwereka igihugu cyiza hariya hakurya. Igihugu cyiza kidutegereje kiri mu ijuru. Mukristo na Byiringiro bari bavuye kwa Nyuma Nziza mu gitabo cy'Umugenzi, aravuga ngo bagera ahantu ngo babereka hakurya. Bageze hariya bagera hakurya ngo bakajya babereka, baramubwira bati agasusuruko mu kanya, ku gasusuruko turabereka hakurya ku misozi y'igikundiro hariya muri Bewura, turabereka hariya. Nta wundi muntu ushobora kumenya hakurya igihugu cyiza kiri hakurya ngeretse umuntu ufite amaso y'imbere. Ezekiyeli abwira Abisirayeli, arababwira ngo yemwe bwoko bw'Imana muri hano Babiloni, nimwongere mugire amaso murebe igihugu cyiza Kanani idutegereje hariya. Amen. Amen. Amaso y'inyuma mu irugo ni amaso azirikana ibyo Imana yadukoreye. Abanyarwanda baravuga ngo utazi yava ntamenye yajya. Buriya kugira ngo Imana iguhe byinshi ni uko uzirikana unashimira bike Imana yaguhaye, ukanashimira n'Imana aho yagukuye. Umuntu wese afite pase yiwe, umuntu wese afite kahise ke, azi ibyo Imana yakoze. Wibuke. Iyo bivuga gutya, njya nibuka imirimo y'Imana itangaje mu buhamya butandukanye nabahaye. Hariya i Nyawera aho byari bikomeye, aho imbunde barimo bazirasa, ndetse na Jonasi turi kumwe hano Jondwe nawe bari hepfo hajya, ndahazi iwabo aho bari bikingiraniye, natwe aho twari dukingiraniye. Njyewe aho basanze bakamfata bakanjyana bakandasa imbunda, ndibuka bambambira amapine y'imodokari, ndibuka imbere yanjye yicirwa abantu benshi. Na Fredi turi kumwe aha ngaha na madamu wiwe Nyirabigega arabizi ibyo twahuye nabyo. Sinshobora kutazirikana imirimo y'Imana, hari aho Imana yankuye. Ibyo bituma nikunda cyane nkayinamaho, kuko hari ibyo Imana yakoze, hari nawe ibyo Imana yagukoreye. Wa munsi wavuye ahandi, hari ibyo Imana yakoze. Ujye uzirikana ibyo, ubishimira Imana, uvuye ngo ndagushimire Imana. Ujye ubara, uretse n'ibitangaza Imana nayo Imana yadukuye, ariko kandi hari n'imigisha ikomeye Imana yagiye iduha. Ari nacyo cyatumye umuririmbyi avuga ngo bara iyo migisha nonaha uyibare ntusige n'umwe, kandi ngo ni myinshi niyo gutangaza. Hari ibintu byinshi Imana yadukoreye. Zirikana ibyo, bishimira Imana, gira ayo maso azirikana ibyo Imana yakoze. Ayo maso Imana irayakunda cyane, bituma ikugeza no mu bihe byiza bishya, kubera ko wazirikanye n'ibyo yakoze mu gihe cyatambutse. Amen. Amen. Amaso yo mu nda ni amaso aduhesha kwirinda. Daniyeli yari afite Babiloni. Yewe Babiloni, nimwongere mugire amaso yo mu nda, mureke kwiyanduza ngo murye ibidakwiriye, ngo mwiyandurishe inyama zaterekerejwe, mwiyandurishe ibi byose. Hari ibintu byinshi birimo byanduza abantu. Reba ibiyobyabwenge, reba ibintu byafasha abana bacu, ibiyobyabwenge. Ejo bundi noneho reba ukunda, reba iyi mico, reba abantu, umuntu abana n'umugabo we bagatandukana, reba umugore utandukana n'umugabo kandi ari abantu bakuru. Reba amadivorce y'abantu, reba ibintu birimo byanduza abantu, reba ibintu. Kandi umuntu agasubira akongera kandi akajya agashaka. Bibiliya hari ikivuga kuri ibyo, akaba yarirengagije manu, akaba manu nawe ikaba itakiri mu isanduka ry'isezerano, kuko hari ibyo bintu byinshi yirengagije. Ayo ni amaso yo mu nda yapfuye, nta kindi gituma ukora ibyo, ni amaso yo mu nda. Ariko amaso yo mu nda aduhesha kwirinda, tukamenya ibikwiriye ibyo ari byo, ibyo tugomba kugenderamo. Ni amaso atubonera. Daniyeli yari ayafite ari Babiloni, byatumye we atamanika inanga ngo akajya asenga gatatu mu munsi, kubera ko yari afite amaso yo mu nda yamuhesheje kwirinda. Imana iduhe
umugisha bavandimwe tuvuze amabanga atatu gusa ayo ngayo yaduhesha kwinjira mu buzima bwiza bwa gikristo hanyuma bikazatuganisha mu bihe byiza imana yifuza gutereka mu itorero ry'ububyutse n'imiryango yacu kuba bizera. Bwana wabariki, ejo tuzakomeza tuvuga aya mabanga 15 tuvanye muri iki gice cya mbere gusa cy'umuhanuzi Ezekiyeli. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amen.